kuba kuri paji ya 95 y'icyo gitabo cya Kizito Mihigo twavuze yaremeje ko Madamu Mpambara yamubwiye ko nadakora ibyo kwandika asaba imbabazi no gusiba iyo ndirimbo azicwa kandi abimusubiriramo kenshi. Iryo terabwoba rero yashyizweho rikaza gukurikirwa n'iyicarubozo, usanga nacyo ari ikindi kimenyetso kidashidikanywaho gihamya Kagame ndetse n'uruhare rwa Makuza na Mpambara muri ibyo bikorwa n'iyicarubozo. Dusanga nanone kuba kuri paje y'ijana na rimwe n'ijana na gatatu Kizito Mihigo mu gitabo cye n'ubundi yaremeje ko yavanywe aho yari afungiwe asubizwa mu biro bya Makuza yambaye amapingu, akanasangamo Madamu Mpambara wamubazaga ibibazo byinshi yandikirana n'undi muntu kuri telefone, kugeza ubwo abazwa niba hari abazungu yavuganaga nabo bakamwizeza kuzamugira perezida w'igihugu. Ni ukuvuga ngo Kagame uburakari bwamuteye no kwica Kizito Mihigo, gutanga itegeko ry'uko yicwa, yakekaga yuko hari uyu nguyu yazamusimbura, ari nayo mpamvu Mpambara wakoraga mu biro bye yamubazaga agenda yandikirana n'abo bakorana bamubaza, kugeza ubwo bamubajije niba hari abazungu bari baramwijeje kuzamugira perezida w'igihugu. Tugasanga rero ibi Madamu Mpambara yakoraga yarabikoraga ari guhabwa amabwiriza n'umuyobozi we ari we nyine wari Kagame, bityo bikagaragaza uruhare rw'uyu Kagame, Mpambara ndetse na Makuza muri icyo cyaha bari bari kumwe icyo gihe, ndetse na Dani Munyuza. Dusanga nanone kuva kuri iyo paji y'ijana na gatatu Kizito Mihigo mu gitabo cye yaremeje ko iyo bamujyanaga bamuvanye aho yafungirwaga ndetse no kumugarura ngo bamujyanaga bamupfutse umufuka w'umukara mu mutwe n'amaso adashobora kureba, ndetse anemeza ko bamwinjije mu cyumba bakamugota ari abantu barenze 6, buri wese afite imbunda mu ntoki.